mufite imico mibi irimo n'ubwirasi. Muri abirasi kandi mwiratana ubusa. Perezida Kagame abwira abayobozi batuzuza inshingano. Perezida Paul Kagame yanenze abayobozi batuzuza inshingano, avuga ko babiterwa n'imico mibi kandi ko yiganjemo ubwirasi nubwo baba babikora ntacyo bishingikirijeho. Yabigarutseho ubwo yasozaga inama nyunguranabitekerezo y'abayobozi b'inzego bwite na za leta n'inzego z'ibanze yabereye mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako, yitabiriwe n'abayobozi b'uturere, ba minisitiri batandukanye ndetse n'abandi. Yagize ati impamvu ya mbere mufite imico mibi irimo n'ubwirasi, iki gihugu cyanyu muzagisenya. Muri abirasi kandi mwiratana ubusa. Mwiratana iki? Abayobozi muri hano mwiratana iki? Perezida Kagame yavuze ko niba abayobozi bemeye kujya mu nzego z'ubuyobozi batagomba guhunga inshingano, ahubwo bakwiriye gukora ndetse no kuba ntacyo gukora cyane kugira ngo bakemure ibibazo by'abaturage. Agira ati uwiba aziba, wenda agira ibyago bamufata afungwe. Kwirata mu mico mibi bizaba iki gihugu cyanyu muzagisenya muri ibyo ngibyo, cyangwa uzakora ndi marorerwa aho muzaba mwagiye muhure n'ingaruka zabyo. Perezida Paul Kagame yavuze ko kwibagirwa ibifitiye inyungu abaturage ari icyaha. Yakomeje agira ati ubu muraha muri abayobozi b'Abanyarwanda mwikorera ibyo mushatse, ntawe uzababaza, ntawe uzabakurikirana. n'ibi mwavugaga mugiye kwinenga, hari ikintu cyangombwa mutavuze. Ntabwo nigeze numva mu myanzuro muvuga ko muzakurikirana uko ibi muvuye hano musezeranye bizashyirwa mu bikorwa. Naho Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Habimana Dominique yavuze ko kugira ngo ibyemejwe bishyirwe mu bikorwa abayobozi bazajya bahura. Perezida Kagame amusubiza ko bidahagije, ahubwo hakwiriye kugira ababiryozwa. Perezida Paul Kagame yavuze ati ntabwo umuntu umwe yaburizamo umushinga ukwiriye guha abantu 10,000 amazi nuko yibagiwe. Ariko murumva uburemere bwabyo. Umuntu agahagarika umushinga bagombaga kuramira abantu 1000 bikaba ibintu bisanzwe. Umukuru w'igihugu yavuze ko hari ibyo abona ko ku mbuga nkoranyambaga abaturage batakamba, akabyohereza abayobozi ababaza ibyo ari byo, bakamusubiza ko batabizi. Yibaza ukuntu batamenya ibintu bibera mu gace bayobora. Perezida Kagame yavuze ko bitumvikana ukuntu n'ikintu kibi gikorwa abantu bakireba ntihagire uvuga ati sigaho. Ngayo nguko. Ese wowe abayobozi b'Abanyarwanda cyangwa se abagabo bari mu myanya y'ibyubahiro ubona babikora mu buryo bukwiriye, cyangwa se bagomba kongera imbaraga ndetse no kuryozwa bimwe mu bidakwiriye ndetse n'ibidahwitse bakora? Njye nitwa Eric Manishimwe, mukomeze mugire amahoro.